nabyutse mbwira madamu ndamubwira nti ibi bintu ko numva nuzuye imbaraga z'umwuka wera byagenze gutarambwira tubwo nizo kuko nyine mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo rebevo kere statasaye Bibiliya iratubwira ngo mwiyarure yemwe bana ba Benjamini mwe ni mwiyarure yarababwiye ngo sheri ishushu ishirana n'agahararo igashiririza amenyo igashengura imitima y'abashobewe barajwe ishinga no kurimbuka ngo ni viziyo n'umushinga ushoramwe imari we mu minsi umwe umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umushinga ugashonga uwo twabonaga ari boss akabakabwa ubuzima Imana itarimo ni ngo gutunga mituweli idateyemo kashi nugutunga assurance ariko y'indyogo ntabwo nje kubabwira ngo mwakira amazu ubundi si Imana yiguhaye ntabwo yitwa Imana itayiguhaye se bwo ntabwo yitwa Imana evokele tasaye ibyo mwari mukeneye byose Yesu berevoke staye bevotas niye mpamvu ituma mutankorera redo staye bevokele hadebesay aho kubwira abana banje ubugingo restaye bevokele tasaye muri kubabwira amazu mevokele Yesu bevoke ya staye de bevokele testaye de ati mubabwire tekele tostatasaye ati iyo umuntu apfuye n'indu bijyana Yesu Rede bevo saye de keto staye mevokele tasaye ati kuzimu bevokele tasaye ngo narabimitse bevokele tasaye ati muri mwe ntabwo nigeze mbimika Yesu Rebevo desaye bevoke ya destaye mevoke ya desaye de bo fekele saye de bo nesale bo dekaye bo ebo debo egelekebo tepetaseho debo hadise manekata bevotas Imana bevoketas itinda babaye torebo de katas mugiye guteka Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murereye impande zose z'isi ndetse mbashimira cyane abakomeje gukora subscribe murabingenzi kuri twebwe. Suza cyane rero abantu bari Australia, Finland, Belgique, Suisse, Italy ndetse n'abari muri Cape Verde, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nsuza cyane abari East Africa ndetse nsuza n'abari mu Rwanda n'intara enye z'u Rwanda n'abari mu mujyi wa Kigali. Rero uyu munsi twakiriye umusore cyangwa se umupapa muramuzi nka Mbeba y'inzuga, ariko uyu munsi reka mbabwire mu kuri iki kiganiro kuko aje mu buryo noneho butandukanye n'ubwo yajyagazamo. Mbeba reka mbanze ngo ikaze. murakoze cyane. Uyu munsi noneho uje mu yindi sura itari menyerewe, benshi turakuza ariko noneho tugiye kuganira by'umwihariko. Noneho uyu munsi wishisha abantu icyo mbahishiye ni byinshi, ariko kimwe cyo benshi munzi nyine nk'umuhanzi w'umuraperi uri kugenda azamuka buri munsi, abandi munzi nk'umukinnyi wa filime nyarwanda muri bava kure. Uyu munsi rero nje muri kadere yivuga butumwa, reka mbyite gutyo. Mfite ubutumwa bukomeye cyane, mfite ubuhanuzi bukomeye cyane busaba buri muntu wese kumva kandi akumvira kuko ni cyo cy'ingenzi. urambwiye ati nje nk'umuhanuzi uyu munsi. Ubundi se Mbeba mu buzima busanzwe ubundi wari usanzwe uri umuntu ufite iyo mpano cyangwa se nawe byaje vuba? Ubundi impano ikuzwa n'igihe cyangwa se Imana niyikuza, ariko kimwe cyo sinzi abantu banzinzi ko nigeze ntangaza ko mfite impano zigeze kuri 7. Iyi rero navuga ko ari impano ya 4. Hari ibyo byo gukina filime, hip hop n'ibiki, ariko hakaba impano y'ivugabutumwa n'impano y'ubuhanuzi, ariko zifite condition cyane cyane iyo bigeze mu Mana. No kuvuga nemerewe kuvuga gusa, ivugabutumwa nemerewe kuvuga gusa. Niba kandi ari n'umuntu mpanuriye nkamuhanurira gusa, sinemerewe kwakira amafaranga cyangwa se ibiki byose, oya. Jewe icyo nemerewe no kuvuga hanyuma nkagenda. Cyakora impano y'ubuhanzi bwanjye ni impano izantunga mu myaka izaza kuko ni projet ngari Imana ifiteho. Hanyuma
ikindi ubuhanuzi bwanjye abenshi barabizi uburyo Imana ivuga, hari abiganiriza mu nzozi, hari abivugira mu ijambo ryayo bakumva, hari abibwira mu ijwi nk'uko duhagararanye. Njyewe ubuhanuzi bwanjye bumanukira muri iki kiganza cy'iburyo, niho mbusomera. Iyo igihe cyo kumanuka kwabwo bugeze, mbusomera mu kiganza cy'iburyo. Rero ntimutungurwe, ikindi ntagire uwibaza ngo hip hop nayiretse nyirimo, ahubwo ubu nibwo igiye kuza neza. Nari nciye ku Gasaro TV kugira ngo nyine mbahe message yanyu, nikomereza urugendo namwe, mbese dufatanye muri yo. hanyuma ngize ikibazo cy'amatsiko, ndabona wiyambariye deshire nubwo itari deshire cyane, isengle rwose navuga ngo ya gisitari, mbese na bya bishenete byose nk'uko wari usanzwe. Ariko tuzi ko abapasiteri abo tujya tubona cyangwa se abo duhura nabo akenshi baza bambaye ibintu nyine ubona amakositime ibiki, gusa nemera ko kubwiriza atari imyenda cyangwa se imyambaro. Wowe ni iyihe mpamvu yatumye uvuga ati reka uno munsi njye kubwiriza niyambariye gutya nka mbeba y'inzungu nyine? Uyu nyine niwe mbeba y'inzungu. Mbeba y'inzungu ni uko ameze. Kandi n'abapasiteri nyine bambara bigendanye n'inshingano zabo. Ko nyine bakomereza aho ngaho. Buriya byagorana kugira ngo hagire undi mupasiteri, nk'umupasiteri wenda wakwambara gutya akaza hano, ntabwo byagaragara neza. Genda umuraperi, mbona gutya, iyi niyo sura abantu banzimo, kandi nabo mbwira benshi nsanisha nyine n'imbaga nyamwinshi, cyangwa se na bamwe mu bakunzi banjye abenshi nabo wasanga wenda baba bameze batya. Ejo rero ushobora kumbona ahandi nabwo nakubisemo akaveste, nta kibazo. Ni umwambaro nyine, uyu mwambaro upfuka amaboko, iri koti ripfutse amaboko, ipataro igapfuka amaguru, isengeri, iki shenete ni ukwambara, nta kindi. Ubutumwa bwiza ntiburimo hano muri iyi myenda. Ubutumwa bwiza buri muri jyewe mo indani. Mbeba ngendaza kukubaza utubazo nyuma, noneho reka nguhe umwanya kutugezeho icyo waduteganyirije kuri uyu munsi ndetse n'abakunzi bacu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka rero dukomeze mbabwire icyo Imana ibashakaho. Ndashima Imana icya mbere ko ndi muzima. Nabyutse mbwira madamu, ndamubwira nti ibi bintu ko numva nuzuye imbaraga z'umwuka wera byagenze gute? Arambwira ati ubwo nizo. Ngira umudamu nkunda cyane kandi duhamanya n'umwuka wera. Imana rero yashyize ijambo riremereye muri jyewe n'ubuhanuzi bukomeye nk'uko nabibabwiye, ubuhanuzi bumanukira muri iki kiganza cy'iburyo. Imana rero ibaha umugisha. Reka tubanze dusenge gatoya. Mana, turagushimiye ko uyu munsi wemeye ko tubyuka bikemera, tukabasha kuvuga bikemera. Ni igihe abantu bakeneye ubutumwa bwiza, ni n'igihe abantu babuhunze, ariko reka muri aka kanya udushoboze kugira ngo tubashe kumva icyo wagambiriye ku bwoko bwawe. Nanjye mbe nk'umwana wawe, ibyo unyuzamo byose bice muri jyewe kandi bibera umumaro abagiye kumvira ijambo ryawe. Turagushimiye rero kubanye natwe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Twihuse reka dusome ijambo, ntihaze kugira wenda uwibaza ati mbeba y'inzungu uko abwiriza nta Bibiliya afite. Nababwiye ko ijambo ryose Imana ishatse rimanurira muri iki kiganza cy'iburyo. Bibiliya ndayifite, ndayisoma, ariko uyu munsi niko Imana yashimye mu buryo bwo gukora. Turasoma mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani ni igitabo cyanditswe n'umwami Salomo, umunyabwenge, umwana wa Dawidi yabyaye kuri Uriya, kuri Batisheba muka Uriya. Ni igice cyaho cya 29. Turasoma umurongo waho wa 6. Ni ijambo rivuga ngo mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo, ariko umukiranutsi arishima akavuza impundu, amen. Ni ijambo riremereye cyane. Resta ebevokele otosa ebevokele atasa ebevokele tasa ekele de bevokele atamevokele sa edegedo sa bevo to bevokele stala bevokele sta edegele te bevokele atame eke te sala bevoto sa. Igihe kizagera
abami bahinduke, icyakora bazaba bafite ijambo rizabaramira. Si kera n'ubu ngubu ukwiriye kwakirira ijambo rigiye gutambuka kugira ngo ubashe kumva icyo Imana igushakaho, icyo Imana ishaka ku muryango wawe, icyo Imana ishaka abantu bari mu isi yose. Imana itugirire neza. Imbwa murayizi, imbwa ngo yigeze ibyuka irirukanka ngo ijya gusaba akazi ku ngwe, ngo ihageze ngo ingwe irayibwira iti ariko ko nzi ko imbwa mukunda amagufa, umunsi waririye rikanyicira umwana ko umenya nanjye bitazamera neza. Ingwe ngo irayireba, imbwa ndabazi, ariko imbwa ngo ica bugufi irayibwira iti uzi isi impamvu turya amagufa? Nuko tuba tudafite inyama. Inyama zabonetse se twarya amagufa byagenze gute? Ingwe irayibwira iti nta kibazo ngahari, mfite abana banjye 3, ariko kirazira kikaziririzwa, nyabona ntuzahekenye igufa. Imbwa itangira akazi imeze neza, icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, icyumweru cya gatatu, ngo iricara itekereje, iravuga iti ariko ubukweri jewe ubu nzabaho ntakoraho. Ngiki kitwishe rero ni ugukoraho gusa. Nzabaho ntakoraho. Ngo irangije ngo ifata igufa rya mbere rizamukana umusozi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, ngo iricara irahekenya, ngo igiye kumva yumva ikibaju kivuyeho kirapararaza, ngo iza yirukanka ivuga iti cyana kingwe kirapfuye, ngo ije isanga ijisho ryavuyemo, ngo icyitegereje ibona ni inyama mu zindi, ngo irangije irakirya nta kibazo. Uko kukirya nta kibazo, gusa mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo aho ngaho. Ingwe itashye itizana abana bonkesha, ngo izana icyana cya mbere, izana icya kabiri, igarura icya mbere, burira buracya. Nyamara itazi ko mu gicumuro cy'umunyabyaha aho niho hari umutego itegewemo, aho ngaho niho itegeye, niho itegewe. Bukurikiraho irongera ibigenza gutyo, none hiyigira inama iravuga iti reka nzamuke umusozi 1, 2, 3, 4, 5, 10, ngo irangije irazamuka. Reka nkubwire, nuwashaka uzave mu Bushinwa uzamuke ujye muri Amerika, uzasambanirayo, uzagaruka urwaye sida, uzayirwarira sehashika, kuko ikikwirukankana uzagisiga, ariko ikikwirukamo icyo ngicyo uzakigarukana ahangaha, kuko mu gicumuro cy'umunyabyaha Bibiliya yatubwiye ngo aho ngaho niho hari umutego ategewemo. Na kirazira kirgisigaza kimwe, yewe na kirakirya, ngo irirukanka isanga umupfumu ari gukubura ati ariko wambabari ukamisha kureba nari abana b'ingwe, ubu koko bizagenda gute? Ingwe irayireba, ngo irangije umupfumu arayireba, arangije aramubwira ati igire muri uriya mutiba bariho wibereye. Mu kanya gato ingwe nayo birahageze iti ntambwe inyuze aho. Umupfumu kaza ati ntayo, ntayihanyuze. None se ko nzi kuzitera bikemera, ntabwo wambariza ahantu nazayifatira? Umupfumu ati ibyo nabyo. Umupfumu kaza arazitera da, barazitera bajya bazitera, ngo uko azitera ariko akazaza arenzaho ijambo rivuga ngo urabe wumva mutima muke wo mu rutiba. Murabizi mwese ingwe byarangiye ifatiye yambwa ku mayezi hariya, nta handi zifatirwa imbwa, ni ku mayezi. Kuko nyine mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo. Rebevo kere statasae. Bibiliya iratubwira ngo mwiyarure yemwe bana ba Benjamini, mwe ni mwiyarure, muve muri Yerusalemu, muvugirize impanda itekowa, mushinga ikimenyetso Beti-Hakeremu, kuko kurimbuka n'ibyago bikomeye bibahanze amaso. None mwumve, nimubanze mubaririze inzira za kera, inzira nyayo, inzira iboneye, haba ariyo mucamo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahindukira baravuga ngo iyo nzira ntabwo tuzayicamo. Imana irabyitegereza isanga hari abantu badashaka kuyicamo, irangije iravuga ngo nabashyiriyeho haba baburira, bababwira nimubumvire, nimumara kubumvira muzabaho. Barahindukira ngo ntabwo tuzabumvira. Mu bice 9 bya Yeremiya ararira, haravuga ngo ye baba we, icyama umutwe wanjye ukabira iba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, ngo ndirira abantu banjye bishwe n'iki? Ingaruka y'icyaha n'urupfu.
umuntu avuga n'amahoro 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 na mugenzi we mu mutima muciriye igico ngo mbese ibyo sinzabibahanira. Imana iramubwira ngo umva, ngiye kubagerageza mbashongeshe, nta kundi nabagira gute? Imana iramubwira ngo genda ubambwirire ngo umunyabwenge ye kwiratana ubwenge bwe, intwari ye kwiratana ubutwari bwayo, n'umutunzi ye kwiratana ubutunzi bwe, ngo ahubwo wirata yirata ibi, amenye neza kandi asobanukirwe ko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Imana tuyihe icyubahiro n'umutunzi w'imbabazi. Imana irangije iramubwira ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo nzahana abakebwe ariko bafite imitima itarakebwe, n'abiyogoshesha ingohe batuye mu butayu. Yesu bevokere staye bevokere tasaye, abiyogoshesheje ingohe niba. Ubutumwa bwabaye prosperity. Iyi si urebye isi uburyo isi imeze, isi yabaye nk'ubutayu, nta kinyabuzima gitura mu butayu. Kugira ngo uture mu butayu nuko wakorera plan, nta planification twe dufite nk'abana b'abantu, uburyo bwo kuyobora iyi si. Icyaha cyaratuganje. Isodomu na Gomora hano mu majyaruguru ya Iraq barasambanaga, abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Ariko twebwe muri iyi minsi ya none ahubwo urwo rwego twararurenze, tusigaye twibereye mu byo bita transgender, sex, nukubaga ibitsina by'abagabo bakazana iby'abagore bakaba ari byo bateraho viziyo. Narababwiye ngo sheri ishushu ishirana n'agahararo, igashiririza amenyo, igashengura imitima y'abashobewe barajwe ishinga no kurimbuka ngo ni viziyo. N'umushinga ushoramwe imari we mu minsi umwe, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu umushinga ugashonga, uwo twabonaga ari boss akaba kabwa. Mani tugirire neza. Iyi si turimo abahoze ari abashumba bacu, abahoze batubwiriza ngo twihane, ibyo bari gukora muri kubibona, muri kubireba. Imana yabahaye intama bagomba kuyobora zikajya ku murongo imbere yabo, barangije bafata za ntama barazita, ahubwo mu mugongo bahashyira imihoro, bahashyira amacumu, bahashyira ibiki, nibyo bahetse. Niyo mpamvu mubona turi guhandura impinja mu nda zikagwa muri tuwarete. Nta butumwa bwiza abantu bagishaka kumva. Nyamara ayo maraso y'ibibondo hararira, arataka buri munsi ku manywa na nijoro. Nyamara Bibiliya yarambwiye ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpwanye nawe, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, byose nta na kimwe kivuyemo. Nzabishyira ku mugaragaro imbere y'amaso yawe nk'ibitwikuruwe, ibyo byose uzongera ubirebesha amaso. Yeremiya arabyitegereza, harangije arataka, haravuga ngo ayiwe Uwiteka we, ibi ni wowe ubizi, unyibuke kandi usure, umorera abandenganya kubwo kwihangana kwawe, nunkureho umenye ko nababajwe ngatukwa ngashinyagurirwa. Ngo ariko amagambo yawe hamaze kuboneka ndayarya, amindukiramo isoko y'ibyishimo. Ngo ariko ubwanjye ntabwo nigeze nicara mu iteraniro ry'abantu benshi bicaye bakanezerwa, ngo kuko wanyicaje ukwanjye, wanyujujemo iby'uburakari. Habaza Imana ngo ubundi uzashuka kugeza ryari? Imana iramureba, irangije iramubwira ngo Yeremiya we, watandukiriye, ibishimwa nubikura mu bigawa zaguhindura nk'akanwa kanjye. 21:8 Yeremiya, Imana iramubwira ngo dore inzira n'ebyiri, hari inzira y'urupfu, inzira y'ubugingo. Mwebwe nimwihitiremo iyo mugomba gucamo. Ubuzima bugira igisobanuro Imana iburimo, ubuzima Imana itarimo ni ngo gutunga mituweli idateyemo kashe, nugutunga assurance ariko y'indyogo, aho polisi zagufatira bagashyira muri system, bagasanga iyo assurance utwaje imodoka ntabwo iri muri system. My friend, mu gicumuro cy'umunyabyaha
Bibiliya yatubwiye ngo ni aho niho hari umutego, aho niho ruzingiye. Ntabwo nje kubabwira ngo mwakira amazu ubundi si Imana yiguhaye, ntabwo yitwa Imana. Itayiguhaye se bwo ntabwo yitwa Imana. Imana iguhaye umwana yitwa Imana, itanamuguhaye yitwa Imana. Rero wimbwira mbese rekera aho ngaho nkubwire ibizuru ubugingo. Ibi ndabivuga mbabaye kuko n'ubutumwa Imana yampaye ejo bundi. Irambwira ngo ninzenguruke mbabwire icyo Imana ishaka, nuko abantu bakizwa bakamenya ukuri, ukuri kukababatura, bakakira ubuzima buzima, ubuzima butarimo imborerwa z'icyaha. Redebevo keresta sabevo hedemenesta ebevo lekaya dosta bevo saele geto sae mutanga imbabazi mesa la bevo keleta sae de bevo keleto sae mekele sta bevo tasae atese wowe wisaye berevo kelestas muri saro yawe rehede begero sta bevo keleta sae bevo denesta bekeleto sae tasae atariko wareba mersta edosae ukamara metekelesa imyaka 3 mevokele tasai utaraterura ijambo ryanjye redebevokele tasai debevokele tasai ati meolesai uraramirwa niki regedo sai bevokele tasai ati kuba utamfite mesaye reketo sai ni nko kubaho bevokele tasai uri mu muriro re edesta la bevokele tasai ati mutanga imbabazi mevokele tasai ati mevokele sai nutababarira rehe de mosai nawe ntabwo uzigera ubabarirwa. Gere debe vota saira ketosa naratumyeho intama zanjye redesta mbatumaho bevokele tasai abacishije bugufi regehe dosai mubasubiza inyuma, abandi meokele tasai mubafata nk'ibyo ntazi redesta bevota sai ati muri uyu mwaka bevokele tasai ndashyira ikimenyetso kubanje redesta bevoko hesaele ketosai atuba maso mekele tasai azambikwa ikamba redo bevo tasai ati gihe kirasohoye meresta tasai ati kirageze meresta tasai ubwo abasenga mekele tasai data belevokesta mukuri toresta no mu mwuka beleke tasai bitondeye ijambo ryanjye redo ketosai bevo tasai mbahesha bekele tasai kubaho redo hede mosai tasai ati bashumba meresta kimana berevotose nababereye maso meresa ekeletose nkabaha bevokele tasai ibyo mwari mukeneye byose. Yesu berevokesta ebevotas niye mpamvu ituma mutankorera redosta ebevokele hadebesai aho kubwira abana banje ubugingo resta ebevokele tasai muri kubabwira amazu mevokele tasai ati ninde waraye hanze redo bevokele tasai te bevokele ata bevotasai ati ngabo uko nshaka redo bevosai mubwira abana banje meredegele tosai bevotasai inzira yo kubaho mevokele. Yes bevoke ya staye de bevokele testaye de be ati mubabwire mevokele tasai ati mwongere mubabwire bevokele tasai inzira iji wanje redo kestaye tasai ngo muve mu mamodoka redo staye ketosai muve mu mazu mevokele tasai bevokele tasai muve mu bibanza tekele tosta tasai ati iyo umuntu apfuye n'indu bijyana. Yesu rede bevo saye de ketostaye mevokele tasai ati kuzimu bevohe de mostaye kele tasai aho muzajya redo sase nta nzu bevokele tasai nta mugore mevokele tasai tasage nta modoka bevokele tasai nta buranga me ekesai le bevokele tasai nta bwiza bw'icyitwa icyiza mevokele tahe de bosta tasai ati bevo ekesa meodokele tasai abevote saye tahe atugezeyo atarankoreye bevokele tasai ahura n'intambara bevokele tasai ati n'umuriro bevokele tasai ati none mwebwe bevokele tasai mbahaye ibyo kuvuga leho de getasai ati murabimira bevokele tasai ati mukurikiza indamu bevohe de gele tasai atabomba tumyeho bevokele tasai dahade ntago mujya bevokele tasai mubumvira bevokele tasai ngo narabimitse bevokele tasai ati muri mwe ntago nigeze mbimika.
Yes. Rebeva desayet, bevo kea desayet, bevo kea desayet bo, fekele sayet bo, nesale bo, dekayet bo, ebo debo, egeleke bo, depeta sego, debo hadise, monekata bevo das, imana bevo ketas, itinda babai, mevo kea des, bevo ketela pedo dekari, mevo kele atasai, atinza babwira kugeza ryari, bevo kere atasata bevo des, abevo ketas, atinimwe, merikaye do to bedo gedaye do bedo netas. Mubi burwango bevo kea desayem bigedo heli bevo keta bedosa ati nyamara narabahaye ijambo tebereta sai risura bapfuye mesayele kahe de boleta sai ati kwa abantu bereketo se bari mipfundo ry'urupfu teke ya de boleta teke do lebatas ataho kubarohora merekatas mukababohora meyekeletas mukabakura ingoyi mekatole keto hatekas ati nigute mareta yedekai to bereke ya de so badeketo mama kiyodo sai kaliyodo bevore kahadis nigute beva hades mwirirwa beva ketasare muri mu magambo Yesu bevo hedemo sai bevo gera hasai mane hasai deke hotes ati kuchi mes mutumva mena hadasai mushaka bereva kwigira ibitangaza ati kandi muri mwebwe ntanabazi bove kayatasai ati ni mwumve merestatasai imbabazi zanjye ziracyariho mereva dekatasai bamwe mu bashumba nishimira bereva ketasai ati mubasange meretasai babasengere bevo keleta saitas babarambitseho ibiganza turegeleta bawotese mubwira abantu inzira igororotse berevotasai mubwira abantu banje inzira y'agakiza rehede monestatase adikiriye kirageze meretasai muzarishaka meretasai muzagenda amahanga mehede geletasai ati ntimuzaribona arehodoketihedemo ayetosai kedatse akiri ni igihe cyo kwakira imbabazi n'ubumuntu berevohodokeleta ati kuko bereta saete hedele gatesi isirahuze merestahade mokeleta sahe bamwe bari hirya baregeto abandi bari hino fekela hade saede se abandi boreketa se bari mu nzira y'ikuzimu tarageto hotose atabazi wanje tore hatekati ati nibacheya beregoto hatese ati mwese ko nabahaye ubuzima behene kale hatesaye uyu umwuka muhumeka meka yetu ne hatekela ati mwawugura ngahe beretasaye ati mwese marekatasaye muri umukumbi wanje rebo hodosaye atariko redosaye muri mwebwe meheteka tabe wotosaye harimo injyanye yo tabevo hesa mokelatas ati mwumve merestalatasai mareketasai ntabwo umutini tekelesta ujya wera voka torede kesta ntabwo avoka berevoreka hedesa ijya yera indibu mereke salabe vodekatas ati kukimurobanura abantu banje ku butoni behede keratasai ninde wicaza undi ku ruhimbi toreka letasai nuwamuhaye amafaranga behede neka hede keletasai nako kwande bereka lesta hedodo hegedes mubwira uriya muvuga butumwa bereke hadenesta yicare mu ntebe z'inyuma tebeve keletasai nahamagaye abantu banje togelesta hedebo mbakura kure meresa ndabazana mbere mbijiza munzu mbaha ibyo kubwira itorero ryanjye arebo deketasai hati kukimujonjora teberevo ketasai ni ibishyimbo torebo dekatas mugiye guteka ati ubwoko bwanjye burimbuwe buzira kuzira kutagira ubwenge ati kandi naratanze ubwenge rebevo hadesahe ati mbaramburiye ibiganza ati kandi ukuboko kwanjye kuracyakora nanjye niteguye kubagirira neza musange kuko ndi umugwaneza nijye buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranyijwe ndetse rihindukira ikomeza ifuruka amen. Imana ishimwe. Ijambo ryatubwiye ngo mu gicumuro cy'umunyabyaha
harimo umutego ategewemo. Uyu ni Salomo wavuze iri jambo, kandi Salomo yari umwana wa Batisheba. Dawidi yamubyaranye na Batisheba muka Uriya. Uyu Salomo niwe Imana yahaye ubwenge nyabwenge bumuhera ku kanunga gasumba utundi, aho bita Gibeyoni ari gusenga asaba Imana. Imana iramubwira ngo saba icyo ushaka. Salomo ayisaba ubwenge. Kandi mwibuka Abayisiraheli bari mu gihugu cya Egiputa, Imana yarababwiye ngo bana banje, ubwo muzakandagiza ibirenge mu gihugu cy'isezerano, musahasanga andi moko, andi mahanga atarigeze ahunga nk'uko mwahunze. Abo nimuzabashakemo, abo nimuzagendane nabo. Salomo arangije niwe muntu wa mbere wakoze icyangwa n'amaso y'Uwiteka. Icya mbere yarabanje asubira mu Egiputa, hazana umukobwa wa Farawo aza kumubera umugore. Ikibazo dufite ni abantu bari guta ubwami bw'Imana bagasubira mu Egiputa, bakajya kuzana imana z'abanyamahanga mu itorero. Ako ni akaga gakomeye cyane. Imana iramureba iramwihorera, kuko irabizi ko mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo. Nibyo bwakeye ntibwatinze. Salomo akugiriye mu Basidonikazi, hazanyemo abadamu. Akugiriye mu Bamonikazi, hazanyemo abadamu. Mu Bahetikazi, hazanamo abadamu. Yesu, Imana iramureba iramwihorera, kuko irabizi ko mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo. Bukeye abadamu b'Abasidonikazi bakamupfukama ku bibero, bakamubwira ati ariko sheri, ubu koko tuzabana utarapfukamira Imana y'iwacu n'umunsi n'umwe? Ngo Salomo arangije arabareba ati nimuyizane. Ngo bamuzaniye ikigirwamana cyitwa Ashiteroti. Arapfukama, arakiramya, agitambira imibavu, azana imibavu ihumura neza. Imana iri mu ijuru iramureba iravuga iti nyimurasha. Ariko aho niho ruzingiye mu gicumuro cy'umunyabyaha, aho niho hari umutego ategewemo. Bukeye agufatira yitwa Moleki, ikizira cy'Abamoni, ndacyakigenzereza gutyo. Aragipfukamira, arakiramya. Imana iramureba iravuga iti byihorere, mu gicumuro cy'umunyabyaha aho niho hari umutego ategewemo. Bukeye bwaho akuzanira icyitwa Kemoshi, ikizira cy'Abamowabu n'Abamowabukazi, ndacyakigenzereza gutyo. Imana iramureba iramwihorera. Imana imutumaho umuhanuzi iramubwira ngo genda umumbwirire ngo si uko nkora, kuko wangomeye ukambera umwana gito, nanjye ibyo nari naraguhaye ubwami bwawe mbugabanyijemo kabiri. Niko byagenze. Imana iramubwira ngo kandi umwe mu bagaragu baguseriva ku meza, uwo niwe uzatwara igice cy'ubwami bwawe. Salomo hari aho yavuze ngo sinari nabona ikintu gitangaza mu isi, kubona umugaragu yahindutse umwami. Imana itugirire neza, kandi abari mu mitego, iyi mitego Uwiteka yibakuremo mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo Imana yari yampaye na message Imana yari yampaye niyo reka senge. Imana iduhana umugisha. Turagushimiye Mana yacu. Hari abantu bari hirya no hino, bari mu mitego, bari mu mishibuka y'icyaha. Abo ni wowe wabafata ukabakuramo, kandi buri muntu wese wumvise iri jambo umuha umugisha, umuha imbaraga. Abenshi ndabizi hari abazabivuga uko babishaka, hari abazavuga ko ari hit ariko nta hit nkeneye muri ibi bintu. Nubundi uko abantu banzi nka mbeba y'inzungu, nubundi nkomeze nibere mbeba y'inzungu aho ishyirwe hejuru. Cyangwa mbwa nuko message wamaye kuyitambutsa nayitambukije. Abo bantu babahora ubakureyo, ubasubize ubumuntu, ubasubize ubumana bari baratakaje. Imbabazi zawe ziduhoreho none n'iteka ryose. Amen. Gasaro TV.